Ingoma Yogeye TV uyu munsi rero nkaba nakakambye imisozi ya Rurindo ngera ahantu hitwa mu murenge wa Rusiga niho uyu munsi Ingoma Yogeye TV yabagereye. Uyu munsi rero nkaba nongera kubasaba ya nkunga yacu yo gukanda subscribe cyangwa se mugakanda no kuri iyo nzogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho 5 kuri 5, hanyuma kandi mugakanda no kuri share kugira ngo mubisangize abantu benshi, ariko ntimwibagirwe no gukanda comment kugira ngo mushyireho ibitekerezo byanyu mutubwire uko ibiganiro byacu mubibona. Ngende Rukizangabo Shami uyu munsi rero nkuko bisanzwe nkaba ngiye kuganira namwe kubyerekeye n'umuco n'amateka. Mwigeze kumva muracyanumva itorero urukerereza, urwo rukerereza ni itorero ry'igihugu ariko muriheruka muzi ko ryatangiye kera, ariko se abo ryatangiranye nabo babahehe? Ese abarigiyemo mu bihe bya kera mu bihe byo bambere babahehe? Hari abakiririmo, hari abagitaguza, hari abagihamiriza, ese bimeze bite? Uyu munsi rero twahuye n'umugabo witwa Tarisisi yagiye mu itorero ry'igihugu urukerereza ariko aciye muri junior y'urukerereza yitwaga Indangamirwa mu mwaka wa 1976. Abenshi muri mwe mwari mugitaguza cyangwa se abandi mwari mukiri mu bitekerezo by'Imana mu nda z'ababyeyi banyu, ariko we yarariho yinjiye mu rukerereza agiye kutuganirira uko impano ye yakuze. Icyo ni ikiganiro cya mbere. Ikiganiro cya kabiri turumva ukuntu yinjiye mu itorero ry'igihugu rukerereza mu Ndangamirwa, hanyuma tuze kumva nanone uko yinjiye mu itorero ry'igihugu urukerereza rwa nyarwo, kuko hari Indangamirwa bakaba ari bato hanyuma urukerereza bakaba ari bakuru, ariko nanone turaza kugera ku rugendo rwe kugeza n'ubu ngubu uko impano yagiye igaragara n'ubu ngubu uko akiri mu rukerereza. Reka rero mbahe rugari namwe mwibonereho ruhangwa mbone, ariko mukomeze gukurikira ibiganiro byacu. Muzehe Tarisisi tuguhaye ikaze kuri kamera za Ingoma Yogeye TV. Murakoze. Uraho neza? Muraho neza, murakomeye. Ndabona agasatsi kakimeze neza. Karacafite ariko kuba intore n'ibintu byiza. Urabona ukuntu ukeye di. Ufite imyaka ingahe Muzehe Tarisisi? Ubu ngubu mfite navutse 1967. 67? Ufite imyaka 62 cyangwa 52? 53. Oya irarenze. Ni 53. Muze amakuru yawe ni amahoro? Ni amahoro. Ariko nakayaga kinaha ngaha gatuma ukomeza kugira itoto cyangwa ni iyihe mpamvu? Amashaza yinaha araryoha. Imisozi yinaha ngaha ikomeza umuntu. Aratushye. Yego. Tuguhaye ikaze rero nkuko nari maze kubibwira abadukurikiye, ndagira ngo rero utangire ubibwire. Nitwa Nsabimana Tarisisi, nkaba nko mu Kirubavu mu murenge wa Rugerero, akagari ka Muhira. Umudugudu navukiyemo ni umudugudu wa Gitebe ya kabiri. Gitebe ya kabiri. Hariya ku Nyundo muri 67 nkuko wari bimbwiye. Muzehe Tarisisi, ubu ngubu turi nkuko nari maze kubibwira abadukurikiye, tugiye kuganira ku kintu cyitwa impano y'ubuhanzi. Urumva kugera no ku watangiye kwiyumvamo impano y'ubuhanzi ryari? Impano y'ubuhanzi yatangiye kuza muri 73 ku myaka 6 yonyine. None kuko icyo gihe twari turi hafi gutangira amashuri, ariko kubera ko ku Nyundo habaga bakaraza bavuzaga ingoma b'abasaza bagiye no muri Canada icyo gihe. Noneho kubera ko nibo bavuzaga ingoma ku Nyundo, tukaja misa yavamo ya kabiri bakavuza ingoma kugira ngo misa ya gatatu abakristo bate binjira misa ya gatatu. Ingoma yatangiye ari nk'iya misiyoni muri icyo gihe. Yari itangiye ari ubwo noneho twewe twava mu misa ya mbere tukaja kureba uko bari kuvuza ingoma abo basaza ba kera. Ariko ubwo nyuma yaho bari bavuye muri Canada, mbere yaho nako bari bavuye muri Canada, habaga
hariya muri Muhira habaga inzu yitwaga Reteri, ku buryo bavuye muri Amerika bagahita iyo nzu bayibatiza Bar America. Bar America niho banyweraga. Ubu ni akagari ka Muhira uhageze ukavuga ati ndashaka kugira kuri Amerika. Hitwa kuri Amerika. Agafaranga bakuye muri Canada niho banyweraga abo basaza. Bahise bashinga iyo bar. Ndakakwanga. Bashize hamwe none bashinga bar bayita Bar America. Ariko yari Reteri itunganya iby'amata. Yego. Bayisimbuza bar. Ariko iyo nzira cyahari. Yego. Niba icyo gihe wari uhari, abasaza bavuye muri Canada bajyanywe n'umurishyo w'ingoma bakagera bagasubira mu rugerero hari iwanyu, bari bameze bate? Bambaraga amakositime gusa. Oya, ni za kositime, mbese bagira i Kanombe baje bakodesheje amamodokari meza, ubundi barangije yasigaye baje gushaka abagore, abadamu, hakagira n'ugira abadamu babiri kubera amafaranga menshi bari bavanye Montreal. Yego. Urumva rero icyo gihe natwe turareba ati bari abantu biriya bintu banza birimo amafaranga, noneho twava mu misa rero tukajya kubireba, turabikunda gutyo. None no kosa ingoma byonyine aho bazoserezaga hari mu nzu ya kave hasi ya kiliziya, hari inzu ya kave, nimwe bajya kosereza ingoma tukajya kureba uko bazosa. Noneho nkanjye bakambwira bati wowe ngwino bose zira ngoma uko turebera zidashya. Yego. Bakambwira ati juza zigize inyuma gutya nanjye ngabikunda. Ubwo noneho ku myaka 6 noneho ariko nava mu misa twagera mu rugo, ubwo nageraga mu rugo ndi hamwe na mukuru wanjye n'abandi bana bari iruhande rwanjye, mbese bwo twari tungana mu myaka 6. Avandi mbo reka datwe dufata ingoma tuzivuze tuzose, noneho twigane babasaza. Noneho njyewe ngabona kurikiye wundi uvuza inyahura wo hagati. Yego. Noneho ngabwira undi mugenzi wanjye ndi girashaka nawe ukurikire kare gatangira. None tugafata amasafuriya yo mu rugo n'inkono zibumba zashaje ariko nisha. Oya, ukayishyira ku ziko ukayicanira. None ukumva harimo ibihumurizo mu izo nkono. None inyahura ikaba isafuriya, ishakwe ikaba isafuriya, ariko ingono zibumba zikaba ibihumurizo. Ukazivuze rero zashaka zikameneka bakaza bakadukubita, ariko natwe tukafata ibyo dushaka kugira tupaka. Nuko twatangiye. Hanyuma se noneho nyuma yaho rero. Yego. Ubwo urumva hari abavuga ku Nyundo bagira ko twari duturiye, mbese urabona hari ikiraro cya Sebeya cyambuka ku Nyundo. Yego. Twe twari duturiye aho ngaho iruhande rw'ikiraro cya Sebeya kwa yera amabutike niho mu rugo. Ubwo noneho ababyeyi bava mu misa bagasanga turi kuzivuza ingono twazimenye, bakadukubita bakavuga ati nani hande tuzajayo. Yego. Noneho abakristo nabo bakagenda bari kubwira padiri ati hari abana bazi kuvuza ingoma ariko bafite impano, mushatse mwazabegereza, dore abantu basaza bari gusaza. Ntabwo ari abazi kuvuza amasafuriya n'amadede. Noneho ubwo baza kudutumaho tujya kuri misiyone, tugeze ku Nyundo bati noneho abani babana ngaho muvuza ingoma buri wese aje kuyashaka kuyakunda. Noneho mugiye kuvuza za nyazo. Ubwo ngiye bati uyu twumvise azi kuvuza inyahura, banshira ku nyahura, batarigeraho se bashyiraho n'agatebe. Warukirakana bagushyiraho agatebe. Noneho ubwo inyahura nyigeraho, barangije none baravuga ati no ntabwo aramenya kuzitambagira ko muyihengeke gutya. Ayiwe muyihengeke kugira ngo abayavuza zose. Noneho ushakwe nawe aja kwishakwe, uwa undi nari naraturanyije nyine, ariko nawe twava ku Nyundo ishakwe yivuza nabi ngamubwira no hariya wahishe karaga gutya genda vuza inyahura gutya abibihumuriza na muhumurize gutya. Ubwo tugatangira umutimbo, umusuko, umurango, umuterero, byose imirindi tukamanura mu gasiga ko hasi gasiga ko hejuru, inyanja tukayoga, tukaja mu kimanuka tugatungisha inyanja. Ariko ibyo bintu ni iki urimo kuvuga? Ubu ni imirisho kwikurikirana nyine. Uziko narigeze ngo habanza uwuhe nyine habazaga umutimbo. Hagakurikiraho umusuku, zigasuka, hagakurikiraho umurango, hakaza umuterero, hakaza imirindi, hakaza agasiga ko hasi,
hakaza agasiga ko hejuru, hakaza ikirusha, hakaza inyanja, hakaza ikimanuka, tugatungisha inyanja, ubwo zikaba zirahumuje. Ibyo bintu, iyo mirishyo uko uyitondekanyije uti tugahumuza, imara nk'igihe kingana iki? Biterwa n'uyobora, uko uyobora ingoma. Ngubu ushobora kumbwira ati dushaka kugira ngo iyo mirishyo utuvugirize minota 5, cyangwa se uyituvugirize minota 15. Yego. Ariko umukino, iyo ushaka umukino mwiza wayivuza ngo minota 15 cyangwa 20. Kuko sigaye mbona ingoma z'iki gihe ukuntu zivuga, bashobora no kuzivuza minota 3, ariko ntabwo aba ari byiza. Ugomba kuvuza umurisho urambuye, ukawuvuza unogereje. Nayo ubu ngubu hari abavuza ingoma ugasanga bariruka cyane. Biba bitewe n'amasaha bahawe n'igihe bahawe. Ariko ibyiza niyo babaha iminota 5 cyangwa 3, bashaka imirisho myiza akaba ariyo bavuza, noneho ariko bakayivuza neza ku buryo bakayinonosora, bakagenda uko iyo mirisho abayihimbye bakurikije ko bayihimbye, bazi impamvu. Nuko mugiye kuvuza ingoma kuri misiyoni rero, turatangiye. Ubwo Padiri Gaspard Simenzwe n'uwari zishinzwe ataba bana rero nuko bashira mu kipe ya kabiri, ko hari kipe ya mbere, ya kabiri n'iya gatatu. Ubwo badushize mu kipe ya kabiri. Noneho habaye iminsi mikuru y'itariki 5 Nyakanga, ibirori babishira Igisenyi. Yego. Hari house the stade ya Nengo. Yego. Batarubaka stade Umuganda, iruhande rw'Ikivu. Bati rero hariya harimo abantu 3 muri kipe ya kabiri bagomba kuja hano mwaba bakuru. Ngiyo Tarsisi babanshize mu bakuru, ngomba kuvuza kunyahura, ko inyahura zigomba kuba ari 3 mu Mutagara. Yego. Banshira kunyahura ku ruhande ya kabiri. Noneho uwitwa Yosefu aba avuza inyahura ya mbere, njya ku ya kabiri. Noneho bashiraho n'undi ku ruhande witwa Ruka aja kunyahura ya gatatu. Yego. Mbo ishako nayo bayiha uwitwa Zefirini, we yakomeje Ngendahimana Zefirini yakomeje ishako ye. Ariko wa wundi avuzaga ishako nabo bamwegereza iruhande gushakwe kugira ngo wa wundi agize ikibazo azamusimbure akanya. Yego. Ariko nje nyahura ndayivuza. None babandi babiri babashira kuki kubihumurizo. Ubwo ingoma twaragiye muri stade turavuza, abantu bakafata ko harakorema abana bazizi kurusha bari bakuru. Ubwo tutangiye kumenyekana utyo, misa yavamo tukavuza ingoma mugakaraga, umva tukazivuza. None abakristo bakaza bakafata turashaka bari abana. Ibyo bintu uko nari mbizi mu Bangirikani, mu Bagatolika nabyo byari birimo. Mu Gatolika byari bikomeye. Yego. Zira ngoma ko urabona ni umukino, ubwo rero tukavuza uwo Mutagara wose, abakristo mbese bakishima. Haza n'abazungu baturutse hanze Buraya, bakaza bakadufilima, bakadufata muri za filime, bakadufotora, bakigendera. Ubwo rero noneho ubwo tuba twinjiye mu ngoma dutyo. Hanyuma se winjira mu ngoma, ubwo iwanyu babirebaga bate? Ntibavugaga bati uyu mwana arashaka kuba igihomora, uyu mwana arashaka kuzagenza ate? Iwanyu babifashe bate cyangwa se abaturanyi? Ahubwo na mukuru wanje kubera ko twabanaga hamwe icyo gihe, nawe yazaga mu bakaraza, ariko ku Nyundo babitaga Batimbo. Padiri Gaspard icyo gihe we yari yavuze ngo abakaraza izina bakaraza babakureho. Yego. Bashireho Abatimbo. Yatwita Abatimbo. Noneho ubwo ariko mu rugo batangiye kumva ko dutangiye guseruka, batangiye kubifata neza, bati babana ni impano zabo, bashobora kuba ari impano zabo. Batangira kubifata neza. None ku buryo twavuga no mu misa nyuma yaho ntago byaducaga intege zo gukomeza kuzivugiriza mu rugo, kuko mukuru wanje we byageragaho agafata ibitenge bya mukecuru urabona igitenge uko kiba kirambuye gutya, hagati agasatura, hagati agacamo inuza, ahandi padiri yambara ngo ni ikanzu ya padiri, ishunda agacamo ishunda, none akayambara ngo ni padiri. Mugakora misa. None tugakora misa za ngoma za consecration. Yego. Tukazivuza nuko padiri binjira n'abamusenyeri, tugakora umugendo wa yamirisho kugira ngo ejo natungere gusubira kuri misiyoni. Padiri atazatubaza mbese
ko turi kubona muzi biriya gusa ahubwo azasange na turi kwiyunguramo ibindi ariko twitoreje mu rugo twahagera rero agasanga iyo migendo turayizi twahagera agasanga konsekarasiyo turazizi akataba abana nibo noneho nyuma yaho batangira kuvuga ngo za bare kominari zari zihari yego bazitaga bare kominari bati nyamara hariya hari abana bazi ingoma ku Nyundo. Ubwo ni muri kangahe? Ndumva ari 79. Yego. Za 79. Noneho bati waje kubacagura tukabashyira muri bare ya komine. Bare kominari rero nta nubwo twayimazemo igihe ndumva muri 80. Muri 80 ubwo batangira kuza gukora amarushanwa yo muri za komine muri komine. Yego. Ariko ibyo bintu babishinga Bikindi Simoni akura muri Mijima. Bikindi Simoni uyu nguyu tuzi, uyu nguyu waririmbye cyane indirimbo bavuga ko kugeza iki gihe zishinjwamo urwango rwo Bono bashinze rero kubera yakoraga muri Mijema. Ubwo ni Ministère de la Jeunesse, Ministère y'urubyiruko. Yego. Yarashinzwemo iki? Yarashinzwe nyine ibi byo wasanga ari encadrer ariko mu rwego rw'igihugu. Mu rwego rw'igihugu. Yego. Noneho rero baramubwira ati kubera ko urukereza rukuru rwarushinzwe Nkurikinga Jean Baptiste. None bati Bikindi wowe kubera ko nawe yarafite impano zo guhanga bati wowe genda ucagure urubyiruko ruto turashaka gukora itorero junior yabare abantu kubare babwana kweri bare abasaza bose batangiye gusaza bamaso kubona turabona bagenda basaza no mu bakaraza harimo abandi bari gusaza ku buryo bashobora kuzasimburwa n'urubyiruko bakiri bato. No écoutez, maso kubona umuzi ku maso. Maso kubona ndamuzi nose twabanaga mu rukerereza. Nose sibaza kutwigisha turi ndangamirwa. Baza kutwigisha turi ndangamirwa bakatwigisha kwivuga. Bwana kwera uramuzi ku nose twabanaga. Baba. Abo bose baza kutwigisha turi ndangamirwa nuko nyuma yaho mbese ndakubwira ukuntu nije. Turaza kubigeraho komeza muri bare ya komine. Noneho Bikindi aje kubareba aje kuducagura. Ubwo twagiye yari we wenyine cyangwa yabaga ari yari harimo n'abandi kipe muri ministeri ariko ari we ubikuriye. Yego ari chef de la delegation. Noneho ubwo baraza bacagura intore bacagura mu babinyi bageze mu bakaraza rero bati ngaho ingoma rero muzishira hariya gucagura rero ubwo rukumva nje nahise ncagurwa twacaguye turi abantu 4. Ubwo abo nibo bari bagiye kugira indangamirwa? Oya ndavuga muri Rubavu. Muri Rubavu yego. Uko nukuvuga ngo mu gihugu hose bari bacaguye abakintu twahuriye hamwe turi Nyanza turi abantu 250 hari mu Rukari. Kampu yanyu. Ariko abakaraza bo twari turi abakaraza bo kubera ko ni igihugu cyose. Yego. Bazenguruka igihugu bagafatamo abantu bazi ingoma hana abazi nora hana hose mu gihugu. Twese duhurira mu Rukari. None mu Rukari rero bakaza bati uriye aribo dushinga ibintu twabonye uzi ibingibi. None tugeze mu Rukari rero Bikindi Simoni kubera ko yarambonye kundu nzi nyahura yahise avuga ati wowe n'ushinzwe abakaraza. Ati ubu ngubu rero yari yaguteye imboni. None icyo gihe yari yanabatije n'izina yari yakwise arambatiza ngo wowe ngo gwise mu mbuto ngo uri mu mbuto. Ahita nyita mu mbuto. Ubwo se yarabikurije ku kintu simbizi ntumbaze niba ari kubera hari tuvuka igisenyi turamwe nako ngo ntumbaze we yasabira ko buri kanyamba magara mu mbuto ati we mu mbuto n'abantu bose mbese no kuvuga ngo izina mu mbuto hari batangiye kuryibagiga ubu ngubu. Yego. Abantu bose bari bazi ngo ni mu mbuto batazi ngo Sabimana Tarisise. Ariko se wa mugani kuvugamo ibintu bimeze nk'ururimi rwo hakurya cyane icyo ni ikigoyi. Ni ikigoyi nicyo kivugitse gityo. Ni ikigoyi. Yari byancana. Ni ikigoyi. Nuko ubwo turagiye tugeze mu ndangamirwa yawe bati wowe n'ushinzwe abavuzi b'ingoma mugomba kwitoza iminsi 3 tugacaguramo abazizi neza. Ubwo nukuvuga ngo urabigisha yamirisho mwavugije i Rubavu noneho abandi nabo bazana imirisho yabo. Yego. Uyivangure myiza uyitondeke neza noneho
ku buryo ku wa gatatu iminsi 3 uzatwereka iyo mirisho noneho n'abakaraza bari kwivuza kugira ngo tuzarebe ababizi. No mu ntore ni gutyo byagenze, no mu babyinnyi ni gutyo nabo bahimisa nabo no mu ntore bashiramo umuntu bashinzwe, no mu babyinnyi bashiramo umuntu bashinzwe. Ubwo ngiye mfata abakaraza banjye ndabajana ku ruhande ndabibwira ndi imirisho y'irubavuniye ndayibigisha. Bo abandi bo kuri janja nabo bazana imirisho yabo, nabo mu birambo nabo bazana imirisho yabo, turayihuza. None tujya kuyerekana rero, tugiye kuyerekana ngavuga ndi uzinyahura ninde, naje hariya hagati kuba bashaka cyane cyane, mbese uyu uzinyahura ugomba kubuze, uyu uzinyahura uzigihumurizo ubuzishaka, uzishaka ugomba kubuza inyahura n'igihumurizo. Bati ngaho rero wowe shakira kanaka, wowe wahuranye, wowe uhumurize, babiri bahumurize. Bamwe bakavuga ngo nzinyahura, yaje aho akababyica, akagenda mbese kuri ritime kunjyana, kugira ngo agende kunjyana agahuzagurika akabyica mbese. Ubwo rero bakavuga ati buvuyemo bwihariye, genda kure. None ngo iminsi 3 bakirukana, ku buryo mbese hasigaye abakaraza 12. Muri bangahe? Nyine hasigaye abakaraza buzuye umutagara, noneho no mu ntore naho hasigara intore, nakubwiye ko twese twari turi 250. Urumva no mu ntore naho hasigara intore 18. Mu bakobwa naho hasigara nk'abakobwa 20 harimo na korari. Ubwo biranga muri abo bose ukirimo ninde? Nko mu bakobwa Gapusi yararimo? Gapusi yararimo icyo gihe mu Kinyemera. Yampaye inka yanjye mu Kinyemera n'umugabo witwa Burusatira. Yego. Ni baba muri Kongo, sinzi ntago namubonye ahunguka ariko. Ubwo rero indangamirwa tuba tuzinjiyemo turakomeza. buretse kugera mu ndangamirwa kuko tuhafite ibyaho neza. Igihe wari uvuye muri za bare za komine bagutoranyije, hanyuma ukinjira mu rukari, urukari rwari rumeze ruti icyo gihe? Rwari rumaze nk'uko turubona ubu ngubu? Winjira mu rukari wabonye uti? Mu rukari twasanze hari amazu y'ibwami yari kihari, ariko hari andi bongeyemo nyuma yari ya Kinyarwanda, yo ntabwo yararimo. Ariko aho twitorezaga mu kigo hahandi hagati, hari hubakiye gutya mo hagati muri amazu yo haruguru, hari naho twitorezaga, hari harimo gravier y'amabuye n'ibirenge yampaye inka yanjye. Ko baravuga ati ushobora kugira hanze, abazungu bashaka bati namarushanwa, bati muje guhamiriza hariya turebe, nimurarushanwa ni wenda n'abaturutse i Burundi, nimurashanwa n'abaturutse hehe, kugira ngo kandi bose barakoresha ibirenge, turebe noneho ko muzabigenza. Ubwo rero tukihangana tugashinyiriza amasarabwaye agataruka. Rero na kera abandi benshi bagendeshaga n'ibirenge. Ku myaka yawe ugera nko mu 12 uba winjiye mu ndangamirwa. Inshuti bakunzi b'Ingoma Yogeye TV, nguko uko Tarisise yinjiye mu ndangamirwa, nguko uko impano ye yatangiye gukura. Hanyuma mu kindi kiganiro gikurikiyeho rero tugiye kureba uko muzehe Tarisise yinjiye mu ndangamirwa. Mukomeze mukore subscribe ku Ngoma Yogeye TV, mukore share, mukore kuri iyo nzogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho 5 kuri 5.